Mu gice cya gatandatu giheruka ibintu byari byakomeye mu bwami bwa Maniya. Ken yatangiye umugambi wa politiki wo guhindura Zavasha umwanzi w'ubwami, acengeza amakuru mu bajyanama binyuze mu gushidikanya ku mita n'inkomoko ye. Ibyo byatumye abajyanama bakoresha inama umwami kugira ngo bamubaze ku byo bari bari gukeka. Hagati aho igikomangoma Dasi kigeze ibwami cyakiriwe neza, ariko Tia we agaragaza kutamwiyumvamo. Ibintu byarakaje umwami. Mu ibanga hafashwe umwanzuro wo gushaka Zavasha aho yaba ari hose. Ariko mu gihe ibyo byose byari bikomeje, amakuru y'uko intambara yatangiye ku mupaka wo mu majyepfo yageze ibwami bituma igihugu cyinjira mu bihe bikomeye by'irojejo. Muri uwo mwanya Dasi yahisemo kuba yisubiriye i Kitiri kugira ngo niba hari icyo ubwami bwabo bugafasha bugikore hakiri kare. Urugendo rwa Dasi rwo gusubira i Kitiri ntirwari rworoshye. Nubwo yarasanzwe amenyereye ingendo ndende, urwo rugendo rwari rutandukanye kuko rafite ibitekerezo byinshi. Mu mutwe hari kugarukamo amashusho y'ibwami Maniya, yibuka uko Kazuwe yarafite impungenge, abajyanama bafite ubwoba, n'amaso yatereye yuzuyemo uburakari n'agahinda mu gihe babonanaga. Ageze ku marembo akomeye y'umurwa wa Kitiri, yakiriwe nk'uko byari bikwiriye umwana w'umwami. Impanda zaravuze, ingabo zimwakira zimwunamiye, abaturage bake bari hafi y'aho bamureba bamwakirana ibyishimo. Ariko mu maso ha Dasi nta munezero wari urimo, yarazanye inkuru itoroshye. Ntibyatinze yaragiye iterekeza mu cyumba cy'inama gikuru, aho umwami wa Kitiri akaba se yarasanzwe yakira ibibazo bikomeye by'igihugu. Abajyanama bakuru bari bamaze kuhagera, bose bategereje kumva iki gikomangoma cyari kizanye. Dasi yinjiye yitonze, yunamira se, hanyuma ahabwa umwanya wo kuvuga. Yatangiriye ku byo yabonye Maniya, asobanura neza uko ubutegetsi bwabo buhagaze. Ntiyavuga ku bukwe bwe na Tia bwari bugamije guhuza ibihugu byombi, ahubwo ahita agera ku ngingo y'ingenzi, ni ukuvuga intambara yari yatangiye ku mupaka wo mu majyepfo mu bwami bwa Maniya. Yasobanuye uburemere bw'iyo ntambara, uburyo abanzi bashaka kwigarurira ubutaka bufite amabuye y'agaciro, nuko ubwami bwa Maniya bwari bwatangiye guhura n'ikibazo gikomeye kurusha uko byari byitezwe. Mu cyumba cy'inama abajyanama bumvaga neza ibyo bintu ari ibintu bikomeye. Dasi nihagarariye aho yakomeje gusobanura ko nubwo yari yaragiye nk'umushyitsi n'umuhuza, yabonye ko ari ngombwa ko Kitiri ifata icyemezo cyo gutabara. Yavuze ko kudafasha Maniya bishobora gutuma umubano w'ibihugu byombi usenyuka, ndetse bigaha abanzi imbaraga zo gukomeza kwaguka. Amaze kuvuga yahagaze atuje ategereje igisubizo. Umwami wa Kitiri ntiyahise avuga. Yarebye abajyanama be, hanyuma arahindukira areba umuhungu amwitegereza igihe kirekire. Amaherezo avuga atuje ariko ashaka kumenya byinshi ati, Dasi, mbere yo kuvuga ku ntambara mbwira ku byo twari twitezemo umubano. Uwo mukobwa Tia yakwakiriye ate? Dasi yabanje gutuzaho, yitsa umutima, maze aravuga ati, Nyagasani, uwo mukobwa ntiyanyakiriye neza. Ibyo byatunguye bamwe mu bajyanama, ariko Dasi arakomeza arababwira ati, abandi bose yaba umwami, abajyanama n'ab'ibwami banyakiriye nk'umushyitsi w'icyubahiro. Narabyumvise ko kuhagera kwanjye byabateye ubwoba kubera ko batari bazi uko banyakira mu buryo bukwiriye. Bampaye icyubahiro kirenze icyo nari nkeneye. Ibyo narabibonye, ariko we mu maso ye nta bushake nabonyemo. Nkihagera byabaye ngombwa ko dutegereza amasaha menshi kugira ngo yemere ko tubonana, kandi n'igihe twahuraga byari nk'ahari ikintu ahatiwe, si uko yabishakaga. Ntabwo yabivuze mu magambo menshi, ariko amaso yabivugaga neza kurusha amagambo yari kuvuga. Umwami yongeye kumubaza ati, utekereza ko bamuhatiraga kubyemera? Dasi ntiyazuyaje, yaramusubije ati, niko nabibonye Nyagasani, sinabihamya neza, ariko uburyo byagenze byanteye kumva ko umubano ushobora kuba ari icyifuzo cy'abakuru atari iki. Umwami ati, bivuze ko rero umubano twifuza gushobora kuba uri mu magambo gusa? Ntawamusubije kuko amagambo ye yarasobanutse. Yongeye ati, ntidushobora kubakira ubumwe bw'ibihugu ku mubano udafite ishingiro mu mitima y'abawugize. Ibyo byaba ari ukwiyubakira ku musenyi. Umwami yamwitegereje gato, hanyuma aramubaza ati, ese wowe uwo mukobwa wamubonye ute? Waramukunze koko? Dasi yibutse uko yamubonye bwa mbere, uko yamwitegereje mu maso nuko natamwakiriye neza, aravuga ati, Nyagasani, yego hari icyo namubonyemo. Si uko twamaranye igihe kirekire, ariko hari umwihariko afite. Ni umukobwa ufite imbaraga mu mutima we, kandi ntavuga ibyo yemera. Ariko nanone ese ibyo nashimye gusa. Nabonye ko atanyishimiye nibyo, ariko ni mwiza cyane. Naramubonye nifuza ko yambera umugore nubwo aba atabishaka. Ariko nanone simbyifuza. Sinifuza gushaka umuntu utankunda. Gusa ni mwiza, ndanamukunze, ndetse nta kindi ntekereza kitari we. No mu burakari bwe nabonaga ubwiza bwe. Umwami yahise amubaza ati, none wakwifuza kubana n'umuntu kandi we yabihatiwe? Ese ntitwagushakira undi mugeni mwiza wishimira nawe akakwishimira kuruta uwo nguwo wabihatira? Mbwira, ntiwabyemera? Dasi yatekereje akanya gato, hanyuma aravuga ati, oya Nyagasani, ntabwo nakwifuza kubana n'umuntu ubihatiwe. Umubano nk'uwo ndabizi ko utambera mwiza, niyo waba ugamije inyungu zikomeye gute. Nifuza umuntu nkunda nk'uko mukunda, akambona mu buryo nanjye mubonamo, atari ubahatira kunyemera. Ariko nanone nubwo nari niteze ko umubano washoboka, sinifuzaga kubaka ku gahato cyangwa se huti. Tia ari kugenda nyumvamo ko igihe cyari kugenda gishira. Nuko bahise baterwa, nkavuga nti reka nze kubasabira ubufasha. Iyo bitaba wenda nari kumaraho igihe, nkaba yaratangiye kunkunda. Umwami yamuciye mu ijambo aterekeraho, nta bumwe bushobora kubakirwa ku gahato, niyo bwaba ari ubw'ibihugu. Umwami yakomeje kureba umuhungu we, amwibutsa ko igihugu kitakwinjira mu ntambara mu buryo bwihuse, cyane cyane mu gihe intambara itari yacyo.
Yavuze ko nubwo umubano wa Kitili na Maniya wari ingenzi, batagombaga gufata icyemezo gishingiye ku marangamutima cyangwa ku mubano w'abantu ku giti cyabo, umubano babonaga utari wanakagezweho. Bamwe mu bajyanama bagaragaje ko babyemera, abandi batangaje ko gutabara bishobora kubakururira intambara batari biteguye. Bamwe bavuga ko bagomba kubanza gusuzuma neza inyungu z'igihugu cyabo mbere yo gufata icyo cyemezo, ariko hari n'abandi batabyumvaga batyo. Bavuze ko gutererana Maniya bishobora kubagiraho ingaruka mu gihe kizaza, cyane cyane mu gihe abanzi babo baba bakomeje gutsinda. Ibiganiro byatangiye gufata indi ntera, ibyari inama bihinduka impaka zikomeye. Bamwe baravugaga bati nitutajya kubafasha, ubwo bwami bwo mu majyepfo yabwo buzabatsinda, wenda bwumve ko natwe bwaturwanya buze kudutera, ariko nitubafasha bizatuma tubahagarika, tuzaba turi kurinda ahazaza hacu aho kuvuga ngo turi kurinda Hamaniya. Hagati aho Dasi yaracecetse, ariko umutima wari wuzuye ibintu byinshi. Yarazi neza ko ibyo yavuze bifite ishingiro, ariko nanone yarazi ko ari icyizere yarashyize muri uwo mubano. Umwami we yarafite ugushidikanya, ntiyarazi neza niba umuhungu ari kuvuga nk'igikomangoma giharanira inyungu z'igihugu cyangwa ari nk'umusore ushaka kurengera uwo mukobwa yari yarikundiye. Amaherezo umwami yafashe icyemezo cy'agateganyo, arababwira ati nta ngabo zirahita zoherezwa, ahubwo dutegereze igihe gito cyo gukomeza gukusanya amakuru no gusuzuma neza uko ibintu bihagaze. Dasi ntiyigeze abihakana cyangwa ngo abigaragaze ku mugaragaro, ariko mu mutima we yarazi ko igihe kirimo kubasiga. Mu gihe cy'intambara yumvaga atari igihe cyo gutekereza no gutegura inama ndende. Ku rundi ruhande, b'abasirikare 8 bari baratoranyijwe neza n'umwami wa Maniya, Kazuo, bari bakomeje gushakisha Zavashi. Ntibari bagiye kumufata nk'umunyabyaha, ahubwo bari bagiye kumugeza ibwami, ariko mu ibanga rikomeye cyane, kandi nta n'umwe wagombaga kubimenya. Umwe mu bantu bagendaga babaza bo muri ako gace yababwiye ko Zavashi aramutse aje muri ako gace adashobora guhera kwa nyirakuru, ahubwo yahera aho yakuriye kwa nyina wabo. Babarangiye hariho nabo bakomeza iyo nzira, bagera mu mudugudu wari uri kure y'imihanda minini. Mu kindi gice cy'iyo midugudu hafi y'aho yakuriye, Zavashi yari yibereye mu rugo. Abaturage bari bamubonye beretse abasirikare aho ariho, bababwira ko yahageze mu minsi 2 ishize. Impeta yari yambaye mu ijosi ihishe neza mu myenda ye nk'uko yarasanzwe abigenza. Mu gihe akiri kuganira na bene nyina bo kwa nyina wabo, bumvise intambwe z'abantu benshi bazaga mu rugo. Yarahindukiye areba inyuma, abona abasirikare bari bahageze. Barahagaze, umukuru w'abatera intambwe imwe agana imbere, amubwira ko baturutse ibwami. Zavashi nigeze yiruka kandi ntigeze yikanga ku buryo bukabije. Yarababwiye ati nabibonye ko muturutse ibwami. Yahagaze yemye, amaso yerekeza kuri bo, asa n'ushaka kumenya icyo baje kumurebera. Bamubwiye ko umwami ashaka kumubona kandi ko batatumwe kumugirira nabi, ahubwo bagomba kumujyana, ariko barenzeho ko naramuka yanze kugenda baramutwara byanga bikunda. Zavashi yabonaga bitoroshye, yaribajije ati niba umwami ubwo ashaka kumbona byanga bikunda, inkuru yanjye imaze kugera ahantu ntari niteze. Zavashi yarazi neza ko bitakiri ibanga. Niba umwami ubwo yarashakaga kumubona, byari bivuze ko inkuru yamaze kugera hatari yiteze. Ntiyahise yemera kugenda, ariko ntiyananze. Yabanje kubabaza impamvu, ashaka kumenya neza icyo bamushakaho. Abasirikare ntibamuhisha ukuri kose, ariko bamubwiye ko hari ibibazo bijyanye n'inkomoko ye n'ikimenyetso yari afite ari cy'iyo mpeta, ko byose bigomba gusobanurirwa imbere y'umwami. Yahise yibuka amagambo nyina yamubwiye ubwo amuhaga impeta, akamubwira ati ntuzigere yivanamo. Nyina yari yarahoze aryamana n'abagabo batandukanye, ababonye bose bakamuha amafaranga ari indaya, kugera ubwo yapfuye n'inzu y'iwabo bakayisenya kugira ngo itazakomeza kubibutsa ko babyaye umwana akigira indaya. Muri uwo mwanya Zavashi yatangiye guhuzahuza ibintu byatangiye guhura, atangira guhuza impeta, umwami n'impamvu abantu bari batangiye kumukurikirana kubera yo. Yahise akora ku mpeta, ayikora mu mwenda imbere, ayifata mu kiganza, ayireba akanya gato, hanyuma yisubiza aho yari iri, yongera kureba abo basirikare. Yahagaze yemye kurushaho, isura ihinduka nk'iy'umuntu udashaka no guhunga. Uwo mwanya asezera kuri barumuna be, arababwira ati mubwire mama ko nzagaruka vuba. Nari naraje kumureba nsanga yaragiye kwa nyogokuru, nava kwa nyogokuru mubwire ko nzagaruka vuba. Ibwami barankeneye. Zavashi yari yemeye ko bajyana. Abasirikare babonye ko ibintu bihindutse, nta mahane yarateje. Uwo bari baje gufata yaratangiye kugaragara nk'umuntu ukomeye wifitiye icyizere kirenze uko babitekerezaga, kuko bumvaga niyanga kujya imbere baramutwara ku gahato. Ariko batangira urugendo rwo gusubira ibwami, noneho batamushoreye, ahubwo ari nkaho bari kumuherekeza. Ku mupaka wo mu majyepfo ho rero, ibintu byari byarenze uko byari byitezwe. Urugamba rwari rukomeye, rufite ubukana budasanzwe. Ingabo za Maniya zarwanaga zidasubira inyuma, ariko umwanzi yari yateguye neza, afite imbaraga n'ubwinshi burenze. Ibyuma byavugaga ubutitsa, amajwi y'abarwana n'abakomereka yuzuye ahantu hose. Aho byari bigeze si ugutsinda gusa, byari guharanira kubaho bari kuramira amagara yabo. Mu gihe ku mupaka ibintu byari bikomeje gusenyuka, ibwami hari hatangiye kwiyongera ibindi bitekerezo. Umwami Kazuo yari mu cyumba cye cyihariye, agenda atembera, umutima wuzuye impungenge. Inkuru zaturukaga ku rugamba zari zitangiye kumugeraho, kandi nta nimwe yari nziza. Yategetse ko bamuzanira Tiya. Tiya yaje atiteguye kuganira nk'umuntu woroheje, nawe yaje yihagazeho. Yahagaze imbere y'umwami ntiyanavuga. Umwami yamurebye igihe kirekire, hanyuma amubaza mu ijwi rituje ati niki cyaguteye gusuzugura Dasi kuriya? Tiya yanze kwisobanura cyane. Umwami arakomeza ati uriya musore niwe twizeyeho ubufasha, niwe uzadufasha muri iki gihe nk'iki.
Tiya yahise asubiza ati ariko se nari kumwereka ko mwishimiye kandi umutima wanjye bitarimo? Oya rwose ntabwo umutima wanjye ari kubyemera, ngiye sinjya ngaragaza ibintu bitandimo. Umwami n'uburakari bwinshi ati ntibijyanye n'amarangamutima yawe gusa, igihugu kiri mu kaga, hari abaturage bari gupfa, ingabo zacu ziri kurwana buri munsi, ibyo byose byagombaga kuza mbere y'ibyiyumvo byawe. Wakaba yarabitekerejeho ugatekereza ko Dasi ari we wenyine wadukura muri ibyo bibazo. Ubundi Tiana yagombaga no kumureba mu maso, ariko we nta nubwo yigeze yunamisha umutwe. Yakomeje kumureba nubwo amagambo y'umwami yari akomeye. Ariko mbere y'uko icyo kiganiro gikomeza, umurinzi yinjiye yihuta ahita apfukama ati nyagasani. Umwami yahise ahindukira aramubwira ati vuga ikikuzanye. Umurinzi ati ku mupaka ibintu byakomeye kurushaho, umwanzi ari kongera imbaraga kandi hari abahaguye benshi, ingabo zacu ziracyarwana ariko ziri gusubira inyuma mu bice bimwe na bimwe. Umwami yarebye Tiya hanyuma arongera areba hasi gato, ari gutekereza ku byihutirwa kurushaho. Mu mutima we hari icyizere gike cyari gisigaye ko wenda Kitiri bazohereza ubufasha, ariko uko amasaha agenda agashira nta n'umwe yahageraga. Abajyanama nabo bari bategereje ubutumwa buva Kitiri. Mu gihe bwami hatangizwaga indi nama yihutirwa yo kwiga uko bakemura ikibazo cy'intambara yari ikomeje gufata indi ntera, inzira igana mu murwa mukuru yari irimo kugendwamo n'itsinda ry'abasirikare bari kumwe na Zavashi. Mu nzira ibiganiro byabo byatangiye kuzamo kwisanzura. Abasirikare batangiye kumuganiriza mu buryo burambuye, bamubaza ku nkomoko ye bwite, ku buzima bwe no ku mpeta yari afite. Ntibari bari kumubaza gusa nk'abashaka kubimenya, ahubwo bari batangiye no kumutinya nk'umuntu ushobora kuba afite icyo ahuriyeho n'umwami kurusha uko babitekerezaga mbere. Zavashi wari umaze igihe atekereza ku byo bamubwiye, yatangiye kwibuka byinshi ku buzima bwa nyina. Yibutse ko nyina Ayira abagabo bose bamugendereraga bakararayo, abandi bakahirirwa, kandi katigeze amubwira ukuri kuri se. Ariko noneho amaze kumva ko impeta ifite ishobora kuba ari iy'ubwami, kandi ko umuntu uyifite aba afite ikimenyetso ko azaba umwami nawe, ko umuntu uyifite biba bigaragaza ko azasimbura umwami uriho, ibintu byahise bihinduka mu mitekerereze ye. Yabwiye abo basirikare ko iyo mpeta yihawe na nyina ko ari cyo kintu cyonyine yamusigiye. Hanyuma yongeyeho ati nubwo ntigeze menya data uwo ari we, ibyo maze kumva byose bisobanuye byinshi. Ntabwo umwami yari kuyimuha bataryamanye, kandi ubwo murabyumva, ubwo ninjye wavutse. None se ubundi mwibwira ko mama yaba arageze ibwami? Oya, yishwanizwe, rero ntigeze agera ibwami. Yavuze mu buryo budaciye ku ruhande ati niba koko iyi mpeta ari iy'umwami kandi mama ari we wayimpaye, birumvikana ko umwami yaba ari data. Abasirikare batunguwe n'uburyo abivuze, ariko noneho batangira kubyemera. Nta gihamya yari ihari ako kanya, gusa ibyo Zavashi yavugaga byari bifite ishingiro bitewe n'uko yari afite impeta. Urugendo rwarakomeje, icyakora noneho ntibari bagikomeje nk'abajyanye umuntu usanzwe. Mu buryo butagaragara neza uko bamwitwaragaho byari byatangiye guhinduka, bari kumutinyamo. Baratekerezaga bati wasanga kuko ari umwana w'umwami, ikaba ariyo mpamvu yamuhaye impeta, ashaka ko ari uzaba umwami. Wasanga wenda Kena atazaba umwami, ari uyu nguyu umwami yabyaye akamwishimira, wenda wasanga ari nawe imfura ye. Mu bice byinshi by'igihugu abaturage batangiye kumva amakuru y'intambara. Urugamba rwaberaga kure mu kibaya cyo ku mupaka wo mu majyepfo, aho abasirikare gusa aribo bahuriraga bakarwana, ariko inkuru zari zamaze gukwira hose. Abantu batangiye kugira impungenge, batangira kuganirira mu matsinda bibaza uko bizarangira. Gusa abaturage bahunze barabo ku mipaka gusa, abandi bo ntabwo bigeze bahunga. Bari bazi ko intambara itari igamije kubarimbura, ko yari ingabo ku mpande zombi ibera kure y'ingo zabo. Abenshi bahisemo kuguma aho bari, nubwo umutima wari wuzuye ubwoba n'amatsiko y'uko bizarangira. Mu murwa mukuru ho inama yari igiye guterana, yari itegerejwe n'abantu benshi nubwo batari bayirimo. Umwami n'abajyanama bagombaga gufata icyemezo gikomeye, icyemezo cyashoboraga guhindura icyerekezo cy'igihugu cyose. Ikitiri naho inama ntizasibaga kuba. Abajyanama bamwe bari ku ruhande rwa Dasi ko bakwirengagiza byose bakajya gutabara, ariko umwami we atari ku ruhande rwabo. Umwami yicaye ku ntebe ye yumva ibisobanuro bya Dasi, ariko akomeza kutihutira gufata icyemezo. Yaravuze ati ubwami bwanjye bwa Kitiri ntibufitanye ikibazo n'ubwo bwami bwo mu majyepfo bwateye Maniya, kandi kwinjira mu ntambara itari yacu byaba ari ukwinjiza mu makimbirane tutumva neza. Yongeyeho ko nubwo bavuga ko barwanira amabuye y'agaciro, ibyo bidahagije ngo igihugu cye kibe cyajya mu ntambara. Yagaragaje ko igihugu kitagendera ku marangamutima cyangwa ku bucuti bw'umuntu umwe n'undi, ahubwo ko kigendera ku nyungu rusange zacyo. Umwami wa Kitiri yemezaga ko byanga bikunda bashobora kuba bafite byinshi bapfa, bityo ko kwizera ko ari ubutaka burimo amabuye y'agaciro gusa atabigenderaho ngo yivange mu ntambara atazi uko ibintu byose bihagaze. Yarengejeho ati turamutse tugiye mu rugamba tukajya kurwanirira Maniya, koko twaba inshuti zabo, ariko ubwo twaba tubaye abanzi mbere y'ubwami bwo mu majyepfo kandi nta kindi kintu dupfa. None icyiza ni ikihe? Ni ugushaka inshuti tugashaka n'umwanzi icyarimwe? Dasi ati nyagasani mwami, twaba dukurikije ubutabera. Bamwe bateje intambara, abandi bari kwirwanaho. Ese numva ko dukwiriye kubatabara? Umwami yarangije inama arambwira ati ngomba gufata ikindi gihe nkabitekerezaho. Ubwo kandi yabivugaga abantu bakomeje gupfa, urugamba rukomeje gukomera cyane. Dasi yibukaga isezerano yari yaragiranye na Kina ubwo yazaga kumusura ko bazaba inshuti zikomeye, yumva adakwiriye kumutererana ngo nuko atamwishimiye. Yanibutse ukuntu yageze i Maniya, abaho bose bakamwakira nk'umwami ukomeye cyane, umwami ubwe nawe akamwubaha.
bari baramwakiriye ku rwego rwo hejuru ku buryo yumvaga atabatenguha. Ikindi yatekereje ko ari andi mahirwe abonye. Yaravuze ati turamutse tugiye gufasha Maniya kurwana nkaba intwari nkitwara neza bagatsinda ninjye babikesha, byatuma noneho tiyabona impamvu yo kunkunda, kandi ntabwo aba afite kongera kumpakanira kuko naba nanitanze nkabarwanirira. Ibyo rero byatuma nawe agira igitutu cyo kunyemera. Yabonaga ko iyo ntambara atari iyo kurwanira ubutaka gusa, ahubwo ko yashoboraga gushyira mu kaga ubuzima bw'abantu yari amaze kugira inshuti ze. Nubwo umwami yamubujije mu buryo bwumvikana, Dasi yafashe icyemezo mu ibanga. Mu ijoro rikurikira yateguye igice cy'ingabo z'intwari zamwizeraga cyane, ahitamo abari bazi kurwana kurusha abandi batari benshi ariko bari bafite imbaraga n'ubushobozi bwo kwinjira mu rugamba rutunguranye. Buri umwe muri abo bagabo yahagurukanye byavugwaga ko ashobora kwisasira abagabo barenga 100 kugera kuri 200 b'intwari. Ntiyabibabwiye nk'itegeko ry'igihugu, ahubwo yabikoze nk'igikomangoma gifashe icyemezo ku giti cyacyo. Abo ngabo nabo koko bamwizeraga banze kubihakana. Abo basirikare bari intwari ze, bararwanaga kakahava. Urugamba rwose babaga bagiyemo ntabwo bajyaga barutsindwa, kandi igitangaje bararwanaga ntibanakomereke. Yahagurutse mu museso wa kare ava Kitira adasezeye mu buryo busanzwe, ajyana n'ingabo ze mu ibanga yerekeza ku mupaka wa Maniya. Ariko urugendo rwari rurerure. Bageze hafi y'aho urugamba rwaberaga ibintu byaramaze guhinduka. Uwo munsi bahageze byakomeye cyane, ingabo zimwe zatatanye izindi ziri kwiyegeranya ngo ziyahure mu basirikare b'ubwami bwo mu majyepfo. Abo muri Maniya bari batsinzwe bikomeye. Dasi yakomeje imbere yizeye gutabara. Bataranagera aho urugamba rwari ruri kubera neza, Dasi yumvise inkuru atari yiteguye kwakira. Bamubwiye ko Kine amaze kuraswa umwambi, ako kanya agahita apfa. Nabisobanuro byinshi byahise bitangwa ako kanya, nta muntu wari ufite inkuru yuzuye. Bamubwiye gusa ko apfiriye ku rugamba hagati mu mirwano ikomeye. Dasi yahagaze umwanya muto atavuga, yuzura agahinda, umutima ujya kumeneka. Yaraje gutabara inshuti ye kubw'urukundo yakundaga Kine, ariko yarahageze atinze, yarasanze amaze gupfa. Mu ngoro Maniya inama yabaga buri munsi, nabwo ari gikomeje biga ku kuntu bakohereza ingabo zindi, yewe zimwe bari bamaze kuzohereza ari nko bohereje hafi ya zose zari zisigaye, hasigaye zo kurinda ingoro gusa. Umwami yari yicaye, ibitekerezo byamaze kumurenga. Tiya nawe yari hafi aho, umutima uri gusimbuka kubera ibyari bimaze kuba, by'uko urugamba rwari rukomeje gukomera. Tiya nawe yari ari hafi aho, umutima utari hamwe kubera ibyari biri kuba, by'uko urugamba rwari rukomeje gukomera. Kandi ni nako biciraguragaho kubera ko bumvaga ko Dasi na Kitiri babatereranye. Muri ako kanya umurinzi yinjiye yihuta aravuga ati Nyagasani, hari n'umwe ivuye ku rugamba. Umwami yahise areba hejuru, yitsa umutima, yiteguye kumva wenda inkuru nziza y'uko ingabo za Maniya ziri kwirwanaho cyane, ahita amubwira ati niyinjire. Iyo ntumwa yinjiye, ivumbi ryayuzuye ku myenda, umwuka wayo wenda kuyishiramo. Yaravuye kure cyane kandi yihuta cyane. Yarapfukamye yubika umutwe cyane, umwami aramutegeka ati vuga wihuse. Intumwa yikije umutima ibura aho ihera, irakorora iti Nyagasani, urugamba rurakomeye cyane. Ingabo zacu ziri kurwanana ubutwari, ariko twatakaje benshi, cyane cyane abayobozi. Yazenze amarira mu maso avugana ikiniga ati Kine, igikomangoma Kine yarapfuye. Umva ko inkuba ikubita abantu mu buryo butunguranye. Bo babaye nk'abafashwe n'imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi wo mu gihugu cyose witeranyirije hamwe. Tiya yahise yifata mu gatuza, uko umubana muke arahagira ajya kwitura hasi. Abajyanama bari bamwegereye bagenda bihuta baramuramira. Umwami we ntiyahise avuga, yarebye hasi nkatumvise neza ibyo bari bamubwiye. Abajyanama bo buri wese uko yarameze yagumye uko. Wari wabumbuye umunwa yananiwe kubumba, wari ukanuye agumuko. Imitima yabo yateye cyane ku buryo ijwi ryabo ryumvikanye mu cyumba cy'inama. Intumwa yarakomeje ntiyarekeraho kuvuga, irongera iti Nyagasani, Kine yarwanye nk'intwari y'ukuri. Yari ku isonga, yakomeje gutera abasirikare imbaraga, abashishikariza kudasubira inyuma nubwo byari bikomeye. Yarongeye avugana ikiniga ati ariko byabaye mu buryo butunguranye. Mu gihe yari hagati mu mirwano, ingabo z'abanzi zaramugose. Yarwanye cyane, ararwana n'abantu benshi icyarimwe, ariko umwe mu banzi amutera icumu rikomeye riramucengera. Mu cyumba ntihari cyumvikana n'ijwi na rito, uretse nyine imitima yabo yakubitaga cyane nk'umuntu uri guhonda ku rukuta rwenda guhirima. Intumwa yarakomeje iti n'igihe icumu ryari rimurimo yamaze gukomereka ntiyahise agwa hasi. Yakomeje kurwana, akomeza guhangana nabo kugeza igihe imbaraga zamushiranye. Yaguye hasi, ariko nabwo akoresha umwuka wa nyuma yica umusirikare wari umuhagaze hejuru. Ubwo kandi niko abandi bari bakomeje kwicwa umusubirizo kandi bagikomeje kumurwanaho. Iyo ntumwa yari imaze umunsi urenga mu rugendo, yihanaguye amarira, irahagarara yakomeza kuvuga yunamye kandi ipfukamye iti Nyagasani, byari bigoye cyane gufata umurambo we. Abarwanyi b'abanzi bari bari kuwukandagira bawurwanira hejuru, ntitwashoboraga no kuwugeraho. Uwo mugabo w'intumwa yegereye imbere, umwami nawe yubura amaso yari yahindutse umutuku mu kanya gato, barayahuza, nuko intumwa irakomeza iti nibwo igikomangoma Dasi yahageraga ari kumwe n'ingabo ze. Umwami yazenze amarira mu maso aravuga ati yarahageze. Intumwa iti yego. Baje bafite imbaraga nyinshi, batuma urugamba ruhindura isura.
nibo babashije gusubiza inyuma abo banzi bagatuma tubasha kugarura umurambo wa Kine. Umwami yaratabaje kwifata biranga ati oya Kine we ntabwo wagenda. Tia we ntiyabashije kwihangana, amarira yaramwuzuye mu maso, atangira kwivugisha mu mutima we ati n'ukuntu ntari nongeye kumuvugisha, sinifuzaga no kongera kumureba, none apfuye andakariye, apfuye tutiyunze. Nubwo yari yaramwanze kubera ubugome bwe, yarakena umusaza we, yarapfuye batongeye gusubirana ngo baganire. Intumwa yakomeje kuvuga nubwo byari bigoye iti Nyagasani, nubwo twatakaje byinshi, ingabo zacu zifite icyizere. Igikomangoma Dasi arimo kurwana cyane, yazanye za ntwari ze zose, aho imwe ishobora kwica abantu barenga 100 kugera kuri 200. Igikomangoma Dasi ni igikomangoma cyatojwe kwica benshi mu gihe gito, ni nka Kine ataraganzwa n'umunaniro n'abanzi. Kiyobora urugamba mu buryo bukomeye, ubu urugamba rugeze mu mahina, hari icyizere cyo gutsinda nubwo byatugoye cyane. Umwami yarakiri mu gahinda, umutima uremerewe n'urupfu rw'umuhungu we, ariko nanone yumva agizemo ibyishimo bike cyane by'uko urugamba bashoboraga kurutsinda. Gusa nk'ibyo bidahagije, undi murinzi yinjiye azanye andi makuru mashya. Yarunamye aravuga ati Nyagasani, hari undi muntu ugejejwe hano. Umwami ntiyigeze anazamura umutwe ngo amurebe mu maso, yamubajije ibiganza biri mu maso ati ninde? Umurinzi yarasubije ati ni wa musore Zavashi. Umwami yazamuye umutwe, noneho amarira akiri mu maso agabanya agahinda, ahubwo agira uburakari n'amatsiko. Tia nawe yahise areba hejuru, umutima utera cyane kuko ari yumvise izina Zavashi. Ku mupaka wo mu majyepfo, urugamba rwari ruri kugera ku ndunduro yarwo. Igikomangoma Dasi ntiyarakiri wa mushyitsi waje mu mahoro yisekera atuje, yari yahindutse umurwanyi utagira icyo atinya. Yari imbere y'ingabo ze, inkota yuzuye amaraso, agahinda k'urupfu rwa Kine kahindutse umujinya amwongereraga imbaraga. Aho yanyuraga hose, umwanzi yasubiraga inyuma. Ingabo za Maniya nazo zari zamaze kumva ko zitagomba gutsindwa, kuko gutsindwa kwazo byari kuba bisobanuye ko Kine yapfiriye ubusa arwanirira igihugu, bikarangira banatakaje ku gace barwaniriraga. Uko amasaha agenda agashira, urugamba rwatangiye guhindura isura, bitari ukwirwanaho gusa noneho, ahubwo bari gusunika umwanzi asubira inyuma buhoro buhoro. Abo banzi babo bo mu majyepfo batangiye guhunga, ariko Dasi wari wabaye nk'inyamaswa kubera umujinya w'urupfu rwa Kine, ategeka ko babakurikira bagakomeza kubica kugira babamazeho, byarima ntihasigare n'umwe kuzabara inkuru y'ibyahabereye, zikazabarwa nabo ubwabo. Mu murwa wa Maniya ho ibintu byari byivanze mu buryo bukomeye. Inkuru y'urupfu rwa Kine yari ikiri nshya mu mitima y'abantu bose, cyane cyane umwami se wa Kine ariwe Kazuo. Ntiyarakiri gutekereza ku ntambara gusa, yari yabaye nk'umugabo wese wapfushije umwana we. Mu cyumba cy'inama nta gutuza na guke kwari guhari. Abajyanama bamwe basabaga ko hahita hatangazwa ikiriyo cy'igihugu, abandi bakavuga ko bidashoboka mu gihe ingabo zikiri ku rugamba, ko byaca intege abari kurwana. Kazuo yari yicaye, amaso ye yatukuye, ari mu mahitamo abiri yo kuba umubyeyi uri mu gahinda no kuba umwami ugomba kurengera igihugu agafata ibindi byemezo no mu gahinda. Amaherezo yarahagurutse, ijwi rye ririmo agahinda ku buryo budasanzwe, atangaza ko Kine atapfuye nk'umuntu usanzwe, ko yapfuye nk'intwari irwanirira igihugu, bityo ko ikiriyo cyuzuye kizatangazwa gusa nyuma y'uko intambara irangiye. Icyo cyemezo cyari gikomeye ariko cyumvikana. Ntibashoboraga kumuririra mu gihe hari abandi bakiri kugwa ku rugamba. Muri uwo mwanya Zavashi yari amaze kugezwa ibwami, ninjijwe nk'umunyacyaha ariko ntiyanakiriwe nk'umushyitsi. Yari hagati aho ari umuntu utazi neza icyo agomba kuba cyo. Yari yambaye bisanzwe, impeta yikuyemo ayishyize mu mufuka, yahishe ashaka kubanza kureba uko ibintu bihagaze kugira ngo abone kuyerekana. Tia wari ukiri mu marira, amaze kumubona umutima wahindutse akanya gato, agahinda kari kamwuzuyemo, yumva kivanzemo akando gato k'umutozo. Nubwo nta jambo bavuganye, amaso yabo yarahuye, Zavashi asobanukirwa byinshi kurusha uko yabyumva mu magambo. Yarakimukunze, Tia nawe ari uko, nubwo ibintu byose byari byarahindutse. Umwami we ntabwo yarabyitayeho. Yarebye Zavashi nk'umuntu ushobora kuba igisubizo cyangwa akaba ikindi kibazo gikomeye kurushaho. Yaramaze gutakaza umuhungu we Kine, kandi ntiyari yiteguye kongera kwibeshya ku wundi muntu. Mu ijwi rikomeye yategetse uwo musore kugumishwa aho ngaho, akagenzurwa neza mbere y'uko bamugeze imbere yo mu buryo bwuzuye. Muri ako kanya nubwo yarahagaze imbere y'umwami, umwami yabifashe nk'atamubonye. Yifuzaga ko bazongera kwihurira, agahinda kagabanutse. Hagati aho amakuru mashya yaturukaga ku rugamba yatangiye kugera ibwami. Umwanzi yaratangiye gusubira inyuma mu buryo bugaragara, kandi Dasi akomeje kugenda yica abahungaga. Haje n'inkuru nziza y'uko Dasi yarishe ibikomangoma 2 by'umwami wo mu majyepfo, akabyica n'inkota ye bwite. Yabyishe ari kuvuga ko ari guhorera Kine, kandi nicyo kintu cyashimishije abasirikare bose bari ku rugamba. Izina rya Dasi ryari ryatangiye kuvuga nk'iry'umuntu wahinduye isura y'urugamba. Nubwo Maniya yari yaratakaje byinshi, batangiye kurira imitinze mu bice byose, ariko bakabivuga bamamaza izina rya Dasi wari watabaye akanica ibyo bikomangoma 2. Uko byumvikanaga, ubwami bwo mu majyepfo bwari bumaze gutakaza kubarusha, kuko bwo bwari bwohereje ibikomangoma 2 bikaba byari bimaze gupfa, mu gihe Kine yari yapfuye ari umwe. Ariko nanone ku ruhande rwa Maniya, nicyo gikomangoma cyonyine cyari gihari, niwe muhungu wenyine umwami yari afite, byari bingana. Ibwami ho ntabwo bapfaga kwizera izo nkuru neza, bumvaga batazi uko bizarangira.
umwami Kazuo yamaraga amasaha menshi mu cyumba cye cyihariye akikijwe n'abajyanama be bakuru. Nta rusaku cyangwa impaka yaragikeneye. Ababaga bamuri iruhande babaga bacecetse, buri wese atekereza ku gihugu. Umwami ubwe ntiyashakaga kuvuga cyane. Yarategereje, ategereje inkuru ya nyuma y'urugamba, ategereje kumenya niba igihombo cyabaye ari icy'ubusa cyangwa niba ari icy'igihugu cyari kuramira. Igihe cyasaga n'icyahagaze, ariko umutima niho wari utoje. Hagati aho Tia ntiyashoboye kuguma hamwe. Nubwo yari akiri mu gahinda gakomeye k'urupfu rwa musaza we Qin, yumvaga ari ahantu umutima uri kumwohereza. Yagiye aho Zavashi yari arindiwe, abarinzi bamwemereye kumugeraho, kuko nubwo umwami atari yakamufatiye icyemezo, nta tegeko ryari ryatanzwe rikumira Tia kumugeraho. Kandi nubwo ari kuba baritanze, ntabwo ari gupfa kubimubuza ari igikomangomakazi. Yinjiye yitonze, mbere yuko amuvugisha amarira ahita amanuka, aramuhamagara ati Zavashi. Zavashi yarahindukiye, amaso yabo barayahuza. Mu maso ya Tia hari huzuye amarira menshi, ariko yayafashe yanze kumanuka. Tia yavuze mu ijwi ryuzuye agahinda, abwira Zavashi ati Qin musaza wanjye yarapfuye. Nta n'ijambo rya nyuma namubwiye. Nta n'akanya nabonye ko kongera kumubona ngo mvugane nawe, nubwo nari nyibabajwe n'ibyo yagukoreye. Zavashi yumvise agize impuhwe. Wari waragerageje kumwica kenshi, urupfu rwe rwamuteye agahinda. Yarazi neza ko nubwo Qin yari yarabaye umugome kuri we, yari umuvandimwe wa Tia. Kandi uretse kugambanira Zavashi, koko Qin na Tia bari barabaye inshuti kuva bakiri bato. Nibo bantu baganiraga ibintu byose nta na kimwe bahishanya. Zavashi yikije umutima aramubwira ati mbabajwe nabyo. Tia rwose ihangane, nzi neza ko atari ibintu byoroshye. Tia yahise yicara hasi aramubwira ati sinari nzi ko bishobora kumbabaza gutya. Kubera umujinya nari mufitiye, natekerezaga ko ndamutse mubuze ntabyitaho cyane, ariko siko bimeze. Rimwe na rimwe natekerezaga ko hari igihe kizagira tugasubirana tukiyunga, ariko igihe kirarangiye, n'ahandi hantu tuzongera guhurira. Zavashi yaramwegereye, Tia yongera kumureba mu maso aramubwira ati nawe wari waragiye nta jambo mbwiye. Zavashi, nibura se wigeze untekereza? Zavashi yumvise icyo kibazo cyoroshye kukivuga mu magambo, ariko ku mutima we cyaramukomereye. Yaramubwiye ati yego, ndagutekerezagaho buri munsi. Tia ati none se kuki washakaga kugenda burundu? Kuki wahunze? Kuki wagiye kure ntusubire kwa Ruma? Zavashi ati nari ndi kumva ko ntagifite umutekano. Natekerezaga ko nshobora gukomeza guhigwa, ndetse ntekereza ko wowe ubwawe ushobora kuba utakinyifuza ukundi. Tia ati ngewe koko nakwifuza? Zavashi ati yego, hari ibintu byinshi byabaye. Qin, amagambo yavugwaga n'ibyo numvaga bimvugwaho byanteye gutekereza ko wenda nari narakwitiranyije. Natekereje ko ibintu bishobora kuzarushaho gukomera, wenda nawe ukava ku ruhande rwanjye. Byatumye rero mfata umwanzuro wo kuba ngiye kure. Tia yahise ahaguruka amwegera kurushaho aramubwira ati waribeshye, nta munsi n'umwe nigeze ndeka kukwifuza ngo mbe hafi. Yaramuhobeye. Zavashi abanza kugiramo ubwoba, ariko ageze aramugondera, maze Tia amurira ku rutugu umwanya munini. Yahise amurekura agenda atongeye kumuvugisha. Bukeye bwaho urusaku rudasanzwe rwumvikanye mu murwa. Impanda zatangiye kuvuga, ariko n'izari zo kwakira umushyitsi. Noneho wari umuborogo uvanzemo ibyishimo n'icyubahiro. Inkuru yakwirakwiriye vuba ko igikomangoma Dasi yaragarutse. Aho kugira ngo akomeze ikitiri, yagarukanye n'ingabo z'abari batsinze, bafite n'imirambo ya bamwe bicwe ku rugamba. Bari bazanye umurambo wa Qin, bawuzanye mu cyubahiro gikomeye cyane, bawutwikirije imyenda y'icyubahiro. Ntiyari wenyine, bari bamuzanye ari kumwe n'abandi bayobozi b'ingabo bari baraguye ku rugamba, mu gihe abandi benshi bari barashyinguwe aho baguye mu cyubahiro cy'indwanyi. Gusa bari banishimiye intsinzi. Abasirikare bo mu majyepfo barahunze, ariko Dasi ntiyabareka, arabakurikirana kugeza aho nta n'umwe wasigaye ari muzima. Iyo ntsinzi ntiyari isanzwe, yari yuzuyemo amaraso, yuzuyemo agahinda, ariko nanone yuzuyemo ubutumwa bw'uko Maniya yari ikijijwe. Mu ngoro ayo makuru yageze ku mwami wa Maniya ari we Kazuo, wari ukiri mu gahinda. Yaramaze gutakaza umuhungu we, ariko igihugu cye cyari gikijijwe n'undi mwana w'umwami wo mu bundi bwami. Dasi nyirizina yagize Maniya atari wa mushyitsi wigeze kuhaza mbere aje kubasura. Yaragarutse nk'intwari, umutima wuzuyemo icyizere n'ibitekerezo byinshi byari byamurenze. Mu nzira yose banyuzemo bari kugaruka baje mu rwa mukuru, ntiyatekerezaga ku ntsinzi y'urugamba gusa, ahubwo yatekerezaga ko iyo ntsinzi yari isobanuye kuri we ubwe. Yari yizeye neza ko ibyo yakoze byahinduye ibintu byose, ko nta muntu n'umwe ari kumubona nk'umushyitsi usanzwe. Noneho yongeye gutekereza kuri Tia cyane, yatangira gukurura ubwiza bwe mu bitekerezo bye. Yibukaga uko yamwakiriye mbere, uko yamweretse ko atamwishimiye, n'uko wamubonaga nk'uwahatiwe kuzashyingiranwa nawe. Ariko noneho yatekereje ko ibintu byahindutse. Yari yararwaniriye ubwami bwabo, yaratsinze abanzi babo, ndetse agarura umurambo wa Qin mu cyubahiro, mu gihe nawe kubona byari bigoranye. Ibyo byari bihagije kugira ngo umwami wa Maniya Kazuo amufate nk'umwe mu bagize umuryango we, nk'umukwe we, aho kumufata nk'umushyitsi. Yaje yizeye ko nta kindi gihembo yari guhabwa uretse guhita bamushyingira Tia ako kanya. Kubana na Tia byari kuba ari gushimangira ubumwe bwabo, bikaba ikimenyetso cy'uko amaraso yamenetse atamenekeye ubusa. Mu mutima we yari yamaze kubifata nk'ikintu kiri hafi kuba impamo.
Gusa nubwo yari yishimye afite icyizere ko agiye gutsindira Tia, nanone yatekerezaga kuri Ken akababara. Uwo mwanya ntiwari uw'ibyishimo gusa, wari uw'icyunamo n'uw'impinduka zikomeye mu bwami bwa Mania. Ibyo byatumye Darcy atangira gutekereza ku bintu atari yaratekereje mbere. Yumvaga yishimye, akumva ababaye, akanatekereza ku bindi byari biri imbere. Ndetse we yumvaga bitagomba kurangiriraho, ahubwo yashakaga ko bakomeza bakajya gutera umwami, bakajya mu murwa mukuru mu majyepfo, bakica umwami ubwe n'icyo gihugu bakaba bakigarurira. Yumvaga intambara itagomba kurangira ngo nuko abo ku mipaka babirukanye bakabica bakabamara. Darcy yari nk'intwari gusa, ahubwo yari aje gufata igihembo, kandi nta kindi yari guhembwa uretse guhabwa Tia, ndetse bakabana Tia nawe ubwo abyishimiye. Ntiyari azi neza niba ibyo yakoze bihagije kugira ngo atsindire umutima wa Tia, ariko uko abantu bamuririmbaga yumvaga biramuhesha amahirwe. Ese umwami nabona Tia akomeje kwigira nabi ku ntwari Darcy kubera za Vashi, ntazica za Vashi? Nadusorera igice cya 7 cy'iyi nkuru. Igice cya 8 nicyo kirayisoza yose uko yakabaye. Nicyo utegereje muri finali, ntucikwe.